Ikaze cyane ndakwakiriye kuri The Final Topic. Wakoze kubana natwe, ukomeze kugira ibihe byiza ndetse ugubwe neza aho uri hose. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku busobanuro bw'izina ALFRED cyangwa se ALFRED. ALFRED, niba witwa ALFRED ndagushuje cyane, ukomeze kugira ibihe byiza. ALFRED ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rifite inkomoko mu cyongereza cya kera, risobanuye ubujyanama. Ni izina ryakomotse mu bwami bw'Ubwongereza mu kinyejana cya 9 mu myaka myinshi itambutse. ALFRED usanga ari umuhungu uzwi kubera ko ari umuhungu mwiza kandi ukundwa n'abantu cyane. ALFRED akunda ibintu bikozwe neza, ahora ari umuntu wereka abandi uburyo bakora ibintu bitunganye. ALFRED azi gutetesha ndetse no kwegera abantu akabumva, ugasanga ibyo bituma agirana ibibazo n'abantu benshi cyane. ALFRED ni umuhungu ukunda amafaranga kandi urangwa no kuvuga ibintu byinshi cyane. ALFRED akunda akazi akora, ntabwo ajya abona umwanya wo kuruhuka, kandi ibyo bigatuma nubwo ari umuntu mwiza w'uburanga agira n'amahane. ALFRED ni umuhungu uzi gukora akazi ashinzwe, ku buryo iyo umubwiye ngo kora iki, iyo agikunze agikora n'umutima we wose, atitaye ku nyungu azagikuramo mu minsi iri imbere. ALFRED ni umuntu uzi gutetesha cyane, by'umwihariko ku mukobwa yakunze, ku buryo umunsi umwe wonyine ushobora guhura na ALFRED mushobora gutandukana wamukunze nubwo yaba atari cyo yaragamije. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina ALFRED twagarutseho uyu munsi, kandi nawe ushaka ko tugusobanurira izina, jya hasi muri comment section uritubwire tuzarigarukeho ubutaha. Mwakoze rero kubana nanjye kuri The Final Topic. Niba utarakora subscribe, jya hasi ukande subscribe, uraba uduteye inkunga bikomeye. Mwakoze cyane. The Final Topic.